abategura ibitaramo aba bari inyuma ba Nobja nabande yamuseze agiye gufungura studio ye bita Hybrid. Ibintu byose biri kubera muri Hybrid. Ariko nago yabeshyaga kuko ijana ku ijana mu ndirimbo jingo ya Prince Keys iyo foto isohoka nago yigeze isohokamo. Akora ko amasezerano bivuga. Niko amasezerano bivuga. Ikintu tutahamya cyo ni kimwe. Amafaranga ivuga ngo ariko siko sijya gusohoka murabyibuka. Siko sijya gusohoka habayemo saga ivuga ngo Elementi bari kumubuza gukorana na The Ben. Umuhungu rwose bita Mugisha Robinson. Bamwita Mugisha Robinson. Jarem kom good boy. Mashyuza areka kumeze neza umurere hose mudukurikira gatanu kuri kagenzi kako waba uri mu majyaruguru majyepfo y'Iburasirazuba cyangwa iburengera bwaryo. Waba uri mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara ya gatandatu ya diaspora reka tugusuhuza kandi tukwifuza kugira ibihe byiza. Utameze neza bibaho mu buzima. Uyu munsi wakuba utameze neza ariko ejo bigakunda bihangane wibuke gusenga ariko unakora. Byo nitwa Mashyuza nitaboze nyita munsi nyita kitabashwa nyita umuturirwa twita byose nyitumya Mugisha umwana w'Imana ari umudo wanje ni Yesu nkuko yabikoraga sinyagende ubumwe always muri kumwe abahungu ndetse n'abakobwa sometimes naka kanya ndi kumwe n'umuhungu nderetse kuri kabyindi umuhusore w'inzobe wambaye neza uri kurebera mu masani by'abakire umuhungu w'umukire cyane bagwana brother Wagan. Umeze neza? Ndashima Imana cyane kazi. Welcome kuri kamera zacu uyu munsi. Asante sana Mashyuza. Babwira abanyarwanda ngo nindi. Ubundi ku muntu utazi Mashyuza neza ku bantu bahumeka showbiz mu Rwanda ku bantu babikora neza cyane. Namushimira imbere ya kamera ze. Asane. Rero utangiye wibwira abanyarwanda ubundi tudutangira ni mwandiko uyu munsi ko wambwiye ati hari amakuru menshi we. Ayo makuru abanyarwanda bagomba kuyamenya. Amazina yanjye nitwa Orfekeje ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram. Ku makuru menshi mubona behind hari amakuru menshi aba yatanzwe. Ku makuru abanyamakuru bajya kuvuga mu biganiro byabo mu mashow yabo hari aho baba bayakuye. Aho rero hamwe baba bayakuye muzasure Orfekeje muzabihasanga. Ntarimo abayitekerwa. Ntarimo bayahakura. Utero uyu munsi uri muyatanga. Uyu munsi hari umwandiko ushaka kumanuka. Akanya naka utubwire wagwane muri showbiz bimeze biti? Mbanza kubasuhuza abanyarwanda bose mu mande z'igihugu zose. Tubifuriza gukurikiza amabwiriza igihugu kiri gushyiraho kubera icyorezo cya Marburg. Kandi nk'uko babivuga koko na gahunda yo gukuka umutima. Dukomeze gahunda dushyira ibyo badusaba mu bikorwa nidukuka umutima. Izi mbwa se ntoma nabuze ryane. Umugabo utinye imbwa urumva hari ukuntu imbwa ibangama iyo mbwa atari yawe nta kuntu wayitinyuka rega. Yego se umwana nta kibazo cyazo bashaka kwikinira n'abantu. Nicyo natangira mbwira abanyarwanda ikindi tukinjira muri showbiz. Aho niho nashakaga cyane. Hano nashakaga ku bahungu bacu babiri b'ibikomerezwa. Bisimba bikoko. Yego cyane. Mumaze iminsi rero muri kumva ibintu biri kuba muri Kigali by'abahungu babiri katubite abagabo kuko bose barubatse. Sinzi niba kubaka benda bisaba kubanza ukanabyara kwitwa umugabo. Ariko yaba Bruce Melody yaba The Ben bose barubatse n'abagabo kandi no mu bikorwa byabo barabigaragaza. Mu minsi ibiri ishize bose basohoye indirimbo. Basohoye indirimbo ariko hano hanze hari amakuru menshi avuga yuko ngo babiganiriyeho. Ngo bamwe ngo ari ahantu bashobora kuba baranahuriye ngo muri studio runaka uko ngo igikorwa umuntu wakoze biriya bikorwa ari umwe.
twebwe ni ukuvuga ngo ibintu bashobora kuba batwereka ni behind kugira baryoshye showbiz ariko ibyo ntabwo twabihagaragaho cyane ariko icyo nshaka kuvuga kuri izi ndirimbo ebyiri yaba indirimbo ya Bruce Melody niya The Ben ya Bruce Melody yitwa iyo foto yakoranye na Bien iri no kuri album ya nshyashya ya Bruce Melody izaza kuri album nshyashya yabaye nka kiniki yego ya ibyo bindi yaratinze ya album yo yabaye amenye haruguru ariko ngo buranga rukundo ngo basigaye bigenda gace gace ngo bakagenda bashyiramo amatamuro kugira ngo tubashe kubyumva ngo biduhaye ari byinshi ariko nabwo sinzi niba twabyemera buriya nyuma ya Soweto akahita ashyiraho iyi urumva harimo umwanya ariko si munini basi yazana nk'eshatu cyangwa nase twazumva nawe arabizi ko ni ukuvuga ngo rero Bruce Melody asohora iriya ndirimbo hari aho byabanje guca mu bafite amakuru ni ukuvuga ngo iriya ndirimbo ayiteguza igihe kinini yari amaze gukorana n'indirimbo n'uriya mukobwa bita Kimani wo muri Kenya nyuma ariko amakuru ye menshi ya Bruce Melody buriya ahantu asigaye atambukira mbere ko tunayamenye kuri fata ku mavuta buriya turebye neza fata ku mavuta ibintu atangaza byinshi inkuru atangaza nyinshi zimamo nyakuri atari ziraza kugira ngo aryoshye showbiz kugira ngo podcast ye irebwe ntabwo ari bibi guhumeka showbiz byose biba bikenewe aba arimo gossip izo rumors nyine biba bikenewe ariko fata ku mavuta n'umuntu watubwiye mbere yuko hari akantu Bruce Melody azakoresha mu ndirimbo yego nanjye narakumvise akavuga ashotora mugenzi we asa no gushumushotora cyangwa no kwitwikira buriya ntago twavuga yuko ari ukumushotora kundi kuko umuntu uzi imico ya The Ben cyangwa umuntu uzi ukuntu The Ben ateye mu busanzwe uburyo yakoraga The Ben ntago yigeze akora ibintu nka kuno mu Rwanda twamwedapse twamufashe The Ben ni umuntu wakoraga ibintu bucece musigaye umusaza musigaye muganutse aho rero yaziye mu Rwanda ibintu urana ko byahindutse cyane ni ukuvuga ngo fata ku mavuta ajya gutangaza biriya bintu yuko hari indirimbo igiye gusohoka kandi izaza hari umuntu uri gukora ku ishanga undi ubwo ishanga nitubivuga murahita mumenye video agashwanga turahita tubyumva neza kuri video yasohotse The Ben igatrendinga cyane ari gukora kuri mukobwa twamenye nawe kubera ariko nawe ubu yabaye umusitari asigaye akora ikiganiro kimeze neza bita popcorn na popcorn nta njugu mbonye hari twikomereza ni ukuvuga ngo rero mu gusohora iriya ndirimbo The Ben nako Bruce Melody we yari afite amakuru yuko The Ben nawe ari gusohora ari product ari gusohora kugira ngo zijye no gusohokera igihe kimwe buri wese afite ukuntu yabihisemo ariko muri uko kubihitamo harimo maneko maneko uri aho hagati rero ni ukuvuga ngo indirimbo ya Bruce Melody yakozwe na producer bita Prince Keys utagikorera muri Country Record kuko yasezeye Nopja hari n'abantu badakunda kumenya amakuru y'abantu baba bari behind cyane like abategura ibitaramo aba bari inyuma ba Nopja n'abandi yamuseze agiye gufungura studio ye bita Hybrid ibintu byose biri kubera muri Hybrid ariko uri kumva n'ukuntu Hybrid nawe urahita ubyumva ni ibindi hybrid urumva ko umuntu wayikoze ni umuntu umwe kandi mu gihe yakozwe mu gihe gisa kuko yasohokeye igihe cyegeranye ubwo urumva igihe abibuka abazi niba barakurikiye live ya The Ben yabaye ejo bundi mu minsi ibiri ishize iriya ndirimbo aribwo yasohotse ari gutanga shout out
yego yatanze shout out ariko mu bantu bose yahaye shout out muri commentaire bakomeza kumwandikiramo ngo element ngatange shout out kuri element kuko yari yamwibagiwe yatanze shout out urasa element no kwibagirana hari ahantu simbizi niba ari ukwibagiza cyane niba yarashimye ibikorwa ubasanga yarashimye ibikorwa bya Prince Kiss ibyo yari amaze kumukorera ariko ari gutanga shout out hari ukuntu yavuzeho Prince Kiss amakomeza kumutindaho cyane ari kuvuga yuko nyine yakoze ibikorwa birenze rero urumva yuko kugira ngo bajye kwisohorera icyarimwe amakuru ari aho hagati ni uko buri wese yari abizi kuko zakozwe n'umuntu umwe nawe byatunguye ku makuru ufite yego niba ubizi neza kuba iyi ndirimbo iyo foto yarakozwe na Prince Kiss yego byo nibyo ariko hari amakuru avuga ko ngo yishyuwe agera kuri miliyoni kugira ngo akuremo jingo ye hanyuma jingo ayikuramo indirimbo isohoka yitwa ko yakozwe n'abanya-Nigeria yego hanyuma nyuma yaho twaje kubona ashyiraho agapost bari gusa n'abakora umusozo w'iyo ndirimbo muri hybrid birabivuze iki ni muri hybrid se cyane muri 155 sinitegereje neza studio ariko ashaka ko ari hybrid I don't know gusa ni muri studio yo mu Rwanda Bruce Melody ya kakariba ko bashyiraho agasozero kuri iyo foto na BN hari na BN na element uranaga ari Kiss ni element ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu biraho hagati niyo mpamvu abanyarwanda baba bakeneye kumenya amakuru atomoye yego kandi amakuru nyine bakeneye ayo bakeneye kumva urumva niba abantu bicaye amasaha 3 cyangwa 2 bari kuganira bari guhumeka showbiz hari abantu reka mvuge kano kantu ho gatoya hari abantu bakunda football bicara baganira ngo Messi Cristiano whatever sibyo hari n'abantu bakunda showbiz baba bakeneye kumva amakuru nk'aya nyakuri benda nubwo hataburamo ayo y'ibihuha ariko n'abastani baba yaduhaye twe dufite ba nubwo bitamenyekana cyane ariko dufite abantu baba baduha amakuru baba bari kumwe nabo ba paparazzi reka tubivuge noneho mu mvugo yeruye bahereza kabo aya makuru turi kuvuga niyo aza akagenda hehe aya makuru turi kuvuga niyo aza akajya kuri aya mateleviziyo yose niho baza kuyakora ikintu rero kiri hagati aho ari umugabo umwe wo kuri social media ntago natinya kumuha credit ze akwiye Dumba yabivuzeho nyine bagira ngo ari gukina cyangwa bagere kubeshya ariko ntago yabeshyaga kuko 100% mu ndirimbo jingo ya Prince Kiss iyo foto isohoka ntago yigeze isohokamo akariko amasezerano bivuga niko amasezerano bivuga ikintu tutahamya cyo ni kimwe amafaranga aho yasinyiwe ntagazwe amafaranga yo ntago twavuga yuko nanga y'amadolari abandi ngo ariko mu bintu byumvikana kandi bigaragara n'abantu baba bakwiye gushaka amakuru nyakuri uriya muhungu ashobora kuba atarahawe n'amafaranga ariko hari n'ukuntu Bruce Melody azi kuganira akamuganiriza kezi se amashawara ejo bundi bari muri Kenya Bruce Melody bakurikiye iyo interview ari kuri radio Bruce Melody yari gutangaza ko ari we vocalist wa mbere muri East Africa harundi se barahari ngi tujya muri East Africa ubwo hagutse ubwo urumva ko twatembere niba yatangiye kwiyumva nka king byaje je ni ibintu nshima cyane bitari ibyo showbiz yacu ubundi zazamurwa natwe urugero reka ndangize kuri ako kana ndi kuvuga kugira ngo wenda tujye ku yindi ngingo Kizi kuba yaraganirijwe n'amafaranga kuba yarayahawe nubwo tutabihamya neza yuko bura yarayahawe kuko ubu nta kintu cyiza kidafite deal cyangwa akamubwira ati gutya sinzi deal irimo
ariko yarabimusabye sinshaka kuba nk'abari abandi baza kuvuga ibintu borosaho cyangwa bagerekaho cyangwa babeshya cengera muzane reka bagwa ducengeremo tuvuge bimwe dushaka nyakuri. natwe Bruce Melody akoranye indirimbo na Kizi kandi hari saga yari iriho mbere yaho ivuga ngo ariko siko sijya gusohoka murabyibuka siko sijya gusohoka habayemo saga ivuga ngo Element bari kumubuza gukorana na The Ben umuhungu rwose bita Mugisha Robinson bamwita Mugisha Robinson umwana ufite amazina meza cyane n'umunyamugisha aratangaza aravuga ati njyewe rwose uriya n'umuntu The Ben n'umuntu nifuza gukorana nawe nagize n'amahirwe kujyana nakuze mufa reka baze kwibaza kuri Bruce Melody yicaye ku kinyamakuru kimwe tutavuze kano kanya Bruce Melody aravuga ati ariko buri ikibazo ahantu cyavuye mubirebye neza mwakibona ati ikibazo ahantu cyavuye ni naho cyakemukiye abo bantu baricaye bamaze kwicara bavuga ikibazo uko cyagenze baranakinonosora rero mu bantu babireba neza yarari gukora ku marenga ya nozo ya Coach Gael na The Ben ya foto yasohotse ubwo urumva niho byarangiriye ikibazo kugira ngo siko sisohoke na igere hanze ariko nago havuyemo yuko habayemo akantu ka mbere kavuga ngo nago Bruce Melody kinyurwa n'iki na production ya Element y'Ikigali ntago ngire kumukorera ngo ntago iri kumukorera neza byari bigiye kuzamo ngo azaze nikorera muri Nigeria wenda ntihari kugana ngo ntihari kugana ariko umuhungu wacu yamugaruye Imana ishimwe ko twabonye Imana ariko buriya ngo Prince Kiza kiri kumwe na Element muri country ngo nubundi ngo ntago byari byoroshye ngo buriya ngo umwe yinjiraga ngasuhuza undi nkaho bararanye urabizi y'abantu bararanye ukuntu basuhuza ntago byatinze rero Bruce Melody urumva ko utwo tuntu twose twatinze muri Bruce Melody n'ibyo bintu bya biri muri Element kuko babanje itangaza social media kuri iyi mihanda yacu yabanje kubashwanisha neza tugira ngo banashwanye ntago byarangiriye iyi ndirimbo rero ijya gusohoka yanoza Element Bruce Melody ari kuganiriza Prince Kiss yaramuganirije aramubwira ngo bro hari ibintu bimazeho iminsi byanje na Element na 155 kandi turi kubaka kugira ngo twubake legacy nini ikintu dushaka ni kimwe ikintu mushakaho ntago nshaka uwo nkoreye ibintu byiza pe ariko iyi jingo n'ikintu cyose kizasohoka kigaragaza yuko cyakorewe iki yakorewe hano ntacyo nshaka hari made in iki umuhungu Prince Kiss nawe utangiye studio vuba ushaka amafaranga kandi ushaka n'abantu baza kumuha akazi aravuga ati nta kibazo Bruce Melody yongeraho n'akandi kantu aramubwira ati ni nawe tuzakorana tuwa tukajyana Kenya yarafite gukora tuwa akajya Kenya agashaka no guca Tanzania ko yashaka guca muri Wasafi ngo niho hanadakunda kujya Bruce Melody Prince Kiss arabyumva aravuga ati nta kibazo noneho ngiye ukuntu bimeze reka dukore iki reka dukore tuwa none nge nta kintu kizabigaragaza narabe tujye tujyane nibyo byose ubwo niba yaranamwemerera amafaranga nta kibazo amafaranga ahindura ubuzima ni meza ntago byarangiye icy'umuhungu tugiye tubona mu minsi mikeya tubona umuhungu yifashe akavideo ka bucece ariko urebye neza ko ari akavideo noza yagize ngo ari kwifotora Bruce Melody buriya ko ari akavideo iyo ukareba neza ubona neza yuko Bruce Melody ntago yabihamyaga kari ak'iminota mikeya
ntabwo yafilingaga video yumvaga ari ifoto. Iyo Bruce Melody abirekonesa akavuga ati uyu muntu ari kumfata video y'iminota myinshi, kandi uburyo nawe yagafashe ari hasi ari kwisetsa yigira ukuntu ameze nk'uri gushinyagura. Yari ari kwereka abanyarwanda, iyo ukarebye neza ukuntu kari akavidewo yagafashe, Prince Kiss yagafashe, uzi n'amagambo Prince Kiss yavuze avuga kuri Mugisha Robson, ubwo ndavuga Element, yamuvuzeho mubaza ngo Element umuvugaho iki ko asigaye akurenze ibintu nk'ibyo ari kubagereranya, ukuntu yafashe agata kagaca kamukubita akanyafu kerushye adaciye ku ruhande. Ushobora kuhita uyibona neza ukuntu kari akavidewo yagafashe atagamije kuzagasohora, ahubwo agamije kuzakereka mugenzi we cyangwa kuzakereka abavandimwe be, abantu ba hafi. We yagafashe adakeneye kuzagasohora, kagira hanze gaterera, avuga ati noneho babandi banje ba hafi nibashaka kubihakana nje nzagira iki, nzakabereka. Ariko ntago ari uko byagenze. Buriya ngo ibyarenze kamera ngo nta foto nta cyabaye. Umuhungu yakomeje kumva ibintu biri gusenguruka hanze, kandi ako kantu kaje ngo iki, kaje Dumba ataravuga bya bintu. Akavidewo ngo pa tubonye umuhungu ari muri ngo niyo foto ari gutangira indirimbo, iri gutangira biri full. Noneho muri iriya studio bireba neza, iriya studio ntabwo ari 155 aho bari bahagaze, hariya ni muri hybrid, bayitangiye hybrid, uri kumva? Ni ukuvuga ngo nago ari bibi kuba yabakorera, kuba yamukorera noza, ariko nabwo ni bibi kwica amasezerano. Ariko nabwo tukagaruka tukavuga ngo ni bibi kwica amasezerano, cyangwa ni bibi guhisha agaciro k'ikintu umuntu yagukoreye. As a producer agukoreye ikintu ugomba kumuha iki, ugomba guha credit. Ariko yarishyuwe ibiceri bivuga ngo iyo credit yawe ndayiguze. Ako kuyigura harimo ubundi, reka mbyite ubutalibani. Abatalibani turabazi twese uko ibintu bikorera, katubyita ubugome muri rusange. Kuvuga ngo aramwishyuye, ariko yishyuye ni nko kwishyura umubiri cyangwa ni nko kwishyura ubuzima. Ati miyo mpyiko yawe ati ngiye nguheye. Ese ntabwo ubijyana amafaranga watanga impyiko bakaguhera ibiceri. Man, ndabyumva, ariko bikoreshwa n'iki? Bikoreshwa n'amaramuko. Ariko nk'umuntu w'umusitari, reka noneho tugaruke kujya twihutishe gatoya. Tugana no ku musozo. Tugana no ku musozo. Reka mvugeho nk'utuntu nka dutatu tugana ku musozo. Twagiye akambere ni nago twahakana yuko Element ari umuhanga. Yego. Kuko hari umutipe bita Leiji, abamuzi muri Uganda. Aratwika bya hatari. Ni umutipe ushobora gukora igitaramo agakoresha nka festival, hakazamo abantu benshi cyane. Leiji yaturutse muri Uganda aje gushaka producer bita Element kugira ngo amukorere indirimbo. Yabitangaje kuri RBA, yakoranye ikiganiro na Lucky Nzeyimana mu kiganiro akora bita Versus. Ni ukuvuga ngo nubwo tubivuga ubu kano kanya, hari ikintu tutakwirengagiza. Bruce Melody afite abafana, ariko abafana Bruce Melody afite abenshi twarabibonye, nubwo tudashaka kubigarukamo, twarabibonye buriya bamukubita kari akantu ka big energy ntabwo nabura kukavuga. Uri kumva? Twabonye ko abafana afite ari abibikorwa akora by'imbaraga. Uri kumva bro? Ndabyumva. N'abanyarwanda bari kubyumva. Bruce Melody kwera ukuntu akoresha imbaraga bituma afungura imitima y'abantu, kandi ibyo dushakira buri muhanzi wese wo mu Rwanda. Uzanga adakoze yanazima. Adakoze yazima. Kamwata mumwibagira. Nabakunze afite abafana pe. Uri kumva?
noneho ikindi reka mvuge kuri kano kantu muko ari kumbwira ngo turi gusoza tubirite dusoza ikindi kintu The Ben nawe nakwirengagize yuko abafana afite abenshi ari aba Meddy gute abantu babuze aho bajya bavuye kuri Meddy babura aho bajya uri kumva baravuga ati ntago twajya kuri Bruce Melody reka twigire kuri The Ben aka gatatu kugira ngo wemere yuko Bruce Melody cyangwa The Ben bagomba gukora cyane kandi bakanegera itangazamakuru cyane kuko nubwo Diamond yazamutse ariko ntago yirengagiza aho bita ba Jay Madako na ba Karima Story abari ababloga bazwi cyangwa abanyamakuru bo kuri radio station cyangwa abo bakora ibiganiro kuri abakora kuri YouTube babo uri kumva ikintu rero tugomba kugira gutya reka tuvuge showbiz duhumeke showbiz kandi showbiz itarimo amatiku ya showbiz yo mu Rwanda naga ari amatiku ya showbiz rura n'urwango n'ubugome n'ukurogana n'ibiki hari icyo bita kiki gutwika amatiku nyakuri ya showbiz abaryoshye abari utamu ndabashimiye cyane rero mukomeze mukurikire Orfeke J kuri IG Orfeke J turaza gusubira mu bindi turasubira ntago birangiye kuko Orfeke J afite ibintu byinshi niko yambwiye rero ntabwo kandi tubirangije turaza kubisubira kongere tubabwire wagwan bubagume hafi gusa biko gukora subscribe comment ndetse na share badusharinga ku ma Facebook accounts na pages zabo kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi turabakunda tubifurishije n'ihirwe ciao blessings